nshuti zacu z'umukiza gospel, ndabashuhuje. Imana nibaha umugisha. Ese mwagize noheli nziza? Haleluya. Imana ikomeze kubaha umugisha, ndetse n'uyu mwaka wa 2026 tugiye kwinjiramo, Imana izakomeza ibane namwe, ibarinde. Nshuti rero, nkuko bisanzwe tuganira ijambo ry'Imana, uyu munsi tugiye kuganira ku buryo wamenagura Satani maze ukamutsinda mu buryo budatinze. Imana iguha umugisha. Ariko rero nshuti zacu, ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe. Nukuri subscribe yawe turayikeneye. Iyo umaze gufungura video, ureba ahantu handitse subscribe, noneho ugakandaho, hanyuma ibintu byose bikagenda neza. Tudatinze, reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaroma. N'urwandiko Paulo yandikiye Abaroma, ibice byaho 16, turasoma duhereye ku murongo wa 19. Haranditse ngo, igitumye mbabwira ibyo nuko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose, nicyo gitumye mbashimira. Ariko ndashaka ko muba abanyabwenge mu byiza, mukababaswa mu bibi. Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu ni Paulo abwirijwe n'Umwuka Wera, wavugaga aya magambo ayabwira itorero ry'Abaromani. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Iri torero ryari ryatangiye kwadukwamo n'abantu bafite inyigisho mbi zitandukanye, izo kwitandukanya, ariko ibyo byose bishingiye ku marari yabo ndetse no ku nda nini zabo. Ariko haleluya, uyu Paulo aza kubandikira ababwira ati kubaha Imana kwanyu kwaramamaye. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Kumvira Imana kwanyu kwaramamaye mu bantu bose, nicyo gitumye mbishimira. Ariko ndashaka yuko muba abanyabwenge mu byiza. Haleluya. Ndashaka yuko muba abanyabwenge mu byiza, hanyuma mukababaswa mu bibi. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ese kuba umunyabwenge mu byiza bishaka kuvuga iki? Haleluya. Rero reka mbabwire, buriya twahamagariwe gukorera Imana, kandi ikindi Imana irashaka yuko dukora ibyiza. Haleluya. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ngese nukora icyiza ntuzemerwa. Haleluya. Rikongera rikatubwira ngo ikibi ntikikakuneshe, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Imana iguha umugisha mwene data. Rero ese kuba umunyabwenge mu byiza ni ukugira gute? Kuba umunyabwenge mu byiza ni ukurushaho gukora ibyiza. Haleluya. Ni ukurushaho gushyigikira icyiza. Ni ukurushaho, haleluya, haleluya, gukora icyiza, wera imbuto zikwiriye abihannye. Haleluya. Urushaho gushaka icyashimisha umwami Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu riratubwira ngo kubaha Imana nibwo bwenge. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ibimenyetso byerekana ko wubaha Imana harimo kugira neza, harimo haleluya kubaha Imana, harimo haleluya kuyikorera, harimo kutabeshya, kutaryarya, harimo kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Imana iguha umugisha mwene data. Ubwo ngubwo nibwo bwenge buturuka ku Mana. Haleluya. Ijambo riratubwiye rero, haleluya, ngo mu byiza muba abanyabwenge. Imana ishaka kutubwira ngo mu byiza mwubaha Imana. Haleluya. Mwubaha Imana. Imana ishimwe. Mu byiza mwubaha Imana. Haleluya. Hariho rero
abantu bagera mu byiza Imana bakayireka, Imana bakayereka ko batigeze kumenyana. Ariko ijambo riratubwiye ngo mu byiza muba abanyabwenge, naho mu bibi muba abaswa. Imana iguha umugisha mwene data. Umuswa mu bibi, ibibi ni biza ubyikinge, niko ijambo ritubwira ngo umunyamakenga yabonye ibibi bije arabyikinga. Imana iguha umugisha. Kandi jya umuswa mu bibi, nubona ibibi bije ntukivange nabyo, ntukivange nabyo ngo byereka yuko uri umuhanga mu kubikora. Imana iguha umugisha. Ibibi ni biza uzitandukanye nabyo, ndetse n'ababyegera nabo witandukanye nabo. Imana iguha umugisha. Niko ijambo ritubwira, witandukanye n'abantu batizera. Ndetse kandi haleluya, ibyo bishaka kuvuga yuko ugomba kwitandukanya n'abakobanyi. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, wahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi. Haleluya, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Haleluya, haleluya. Kandi ibibabi byacyo ntibyuma. Kubera iki? Kubera yuko icyo giti kiri hafi y'umugezi, cyashoreye imizi mu mugezi. Haleluya. Uwo mugezi rero ni Kristo. Umuntu washoreye imizi muri Kristo ntanyeganyezwa. Umuntu washoreye imizi muri Kristo ahora yera imbuto zikwiye abihamye, ahora akora ibyiza, ahora yizeye umwami Yesu. Nta kintu cyamunyeganyeza ngo kimukure ku cyiza kimujyane mu bibi. Haleluya. Uwo muntu ahora iteka ryose yifuza kumenya icyashimisha umwami Imana. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Aha niho ibanga riri. Bibiliya iratubwiye ngo ibanga, haleluya, ryo kumenagura Satani bidatinze nuko umunyabwenge mu byiza, hanyuma ukaba umuswa mu bibi. Imana ishimwe ngo nimuba abanyabwenge mu byiza rero mukaba abaswa mu bibi, ngo nukuri ngo Imana izamenagura Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Haleluya. Mwene data, ushobora kuba Satani yarakwigirijeho nkana. Ushobora kuba umaze igihe kirekire ufite ibibazo bikugoye. Ushobora kuba umaze igihe kirekire warabuze ukugenza. Isi yakubereye isi, ndetse hari aho byakunaniye no gutambuka. Reka nkubwire ibanga, kora ibyiza. Haleluya. Kora ibyiza, ubaho umwami Yesu. Haleluya. Mwubahe, muhindukirire. Haleluya. Erega ibyiza ntiwabyishoboza utari kumwe n'umwami Yesu. Umuririmbyi yararirimbye ngo dore ingabo za Satani zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu zaturimbura. Haleluya. Ariko Imana ishimwe, Yesu nawe aravuga ati yemwe ndaje bana banjye nimukomere. Haleluya. Haleluya. Nimukomere ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora? Imana ibaha umugisha. Yesu Kristo nuba hamwe nawe nta kizagushobora. Nuba hamwe nawe, haleluya, Imana izakubera ingabo igukingira. Nuba hamwe na Yesu, Imana izakurengera. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Birashoboka yuko ufite ibibazo byakurengeranye, ariko Yesu Kristo ari hari aragutegereje ngo umuhindukirire hanyuma kugirira ibambe. Imana ishimwe. Birashoboka ko Satani yakwigirijeho nkana. Umwami Yesu uyu munsi aragutegereje kugira ngo umwizere. Haleluya. Ukora ibyiza, uve mu bibi, ukora ibyiza, hanyuma umwami Yesu azagufasha, azakurengera. Nukuri azamenagura Satani munsi y'ibirenge byawe. Haleluya. Kandi Satani ntazongera kugutera ubwoba kuko Yesu yamunesheje. Haleluya. Nshuti mwene data, Imana iguha umugisha. Haleluya. Nukuri nkuko twavuganye, ntiwibagirwe gukora subscribe. Haleluya. Urajya ahantu handitse subscribe. Haleluya. Wamaze gufungura ino video, ujya ahantu handitse subscribe, ugire gute? Ukandeho. Imana iguha umugisha. Kandi Imana iguhe umugisha. Ndetse ujye ukomeza kureba ibiganiro byacu, ndetse n'abantu batarabibona bakeneye ijambo ry'Imana, ujye
ubakundisha iyi channel. Haleluya. Turi hano kugira ngo tugufashe mu ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Nshuti mwene data, kora ibyiza ugifite uburyo. Haleluya. Kuko bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Kora ibyiza, wanga ikibi. Haleluya. Uwiteka Imana azakumurikira, kandi Uwiteka Imana azakurengera. Uwiteka Imana azamurika, umwijima uzahunga imbere yawe, ugendere mu mucyo wa Yesu Kristo. Uwiteka aguha umugisha, kandi Uwiteka akurengere mu izina rya Yesu Kristo. Amen.